Iyi modoka yajyaga Nyabugogo, uyu muntu ngo arayipanda Kigingi aragenda ahita bahita mukubita itindi mu mutwe. Rwose bamushyikiriza ubutabera bamuhane kuko ibintu akoze ntabwo bibaho. Ndagusuhuje mukunzi wacu, ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mu karere ka Nyarugenge ahazwi nko ku giti cy'inyoni haravugwa inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda, naho umutandiboyi yakubise umuntu, icyo abaturage bavuze ko ari nk'umutarimba, umuturage nawe ahita ameneka umutwe. Uraza kumenya mbese umutandiboyi kubera iki yakubise uwo muturage akamumena umutwe, mbese abaturage bo barifuza iki, mbese ubuyobozi bwo burifuza iki. Icyo ngusabye rero nyabona ni uko wadushyigikira ukareba munsi y'aya makuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko, turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru y'icamugongo y'uyu mutandiboyi wagaragaye akubita umutarimba umuturage mu mutwe, umutwe akawumenagura. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Icyo duhora tubasaba buri munsi ni ugukora subscribe cyangwa sabone n'akazogera kaza nako gakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ni mu murenge wa Kigali ahazwi nko ku giti cy'inyoni. Umusore wari ugiye mu kazi i Nyabugogo yuriye imodoka ya Dayihatsu. Umutandiboyi w'iyi modoka amukubita itindo mu mutwe, umutwe arawukomeretsa bikomeye cyane. Ubwo uyu mutandiboyi yari amaze gukora ayo mahano, abaturage bahise bitambika kuri iyo modoka, banga ko uyu mushoferi wari utwaye imodoka yakomeretsa bitewe n'ibyo yari amaze gukorera uyu muturage. Gusa amakuru avuga ko uyu musore wari wuriye iyi modoka ngo yari agiye gucuruza inkweto muri Nyabugogo, kandi ari hasanzwe acururiza inkweto hariya Nyabugogo, ngo kuko yari ategereje iyi modoka itwara abagenzi, ubwo yari yayibuze rero kandi abona yakererewe, nubwo yafashe umwanzuro wo gupanda iyi modoka ya Dayihatsu. Ubwo yari ariyuriye rero umutandiboyi nawe yaje kumureba, aramucunga mukubita umutarimba mu mutwe, umuturage nawe ahita akomereka bikomeye. Ubwo twageraga hano hari habereye iyi nkuru, twifuje kuganira n'abaturage batubwira byinshi kuri iyi nkuru y'icamugongo yababaje abaturage bayumvise. Abaturage rero mu kiniga cyinshi badusubije n'agahinda kenshi, mu marira menshi, aho bagize bati Uyu ni umutarimba amukubise, afashe umutarimba ahita awumudondora mu mutwe. Reba nawe iki kintu amudondoye mu mutwe. Icyo umuntu yamuhanisha cyo ni uko avuze uyu muntu, kandi nabyo akabihanirwa kuko ibi si ibintu akoze, n'igikorwa cy'ubunyamaswa abakoze. Apanze imodoka, amaze gupanda imodoka, umutandiboyi yavamo ahita amukubita ikintu mu mutwe, ntabwo atazagira amahane imbere yiwe. Aba baturage bakimara kubona uyu mutandiboyi amaze gukubita uwo muturage, ngo bahise bitambika imodoka, ngo kuko babona agashoferi ashaka kwirukanka agasiga uwo muturage ari aho ngaho, kandi n'uwo muturage nawe
yahise yicara imbere y'iyo modoka. Noneho abo baturage nabo bahageze, cyane cyane abanyonzi n'abamotari bamaze kwitambika iyo modoka, nibwo umushoferi yahise afata uwo muturage amushyira mu modoka yiwe, ahita aboroka imodoka ngo kugira ngo abaturage ntibinjiremo ngo bihorere. Aba baturage bakomeje bagira bati oya we bapanze gusa bisanzwe, ntabwo yagiye kwiyamata. yari afite icyuma kimeze nk'igifunga ipine cy'itiyo, nicyo mukubise cy'itinde gikomeye cyane rwose, yaramwatera ifuti. Rero ngiki icyo cyuma yaramukubise, dore icyuma yaramukubise ni Ejo namukubise arakimudondoye. kumwaka ifuti gusa byonyine, imodoka atayikozeho. Umutandiboyi wari utwaye wakubise uwo muturage. Ubwo twakoraga iyi nkuru bari bataramuta muri yombi. Tugikora iyi nkuru twabanje kumubaza ibyo yaba yakoreye uyu muturage. Mu kwiregura yavuze ko yabonaga ari igisambo gishaka kwiba amatora y'umukire w'abandi, kuko bari bavuye mu karere ka Nyamagabe berekeza mu mujyi wa Kigali. Ngo nibwo rero ngo yaje kubona uyu musore yuriye iyi modoka, akekwa ko ngwaje kwiba amatora y'umukire w'abandi. Ngo niko kwirwanaho rero aramukubita amumena umutwe. Yaraje kwiba amatora y'abandi mayi, nabwanyu wakurutse imodoka araba. Ni cyuma se ko kumuteye? Oya ntabwo ari icyuma. Ni icyumuteye? Bakwitane? Bakwitane? Ikimana rufuzi. Waruvuye batuvuye Nyamagabe. Ubwo twakoraga iyi nkuru rero uyu muturage wakomeretse yari arimo aritabwaho n'abaganga, mu gihe uyu mutandiboyi yari amaze gutabwa muri yombi. Gusa abaturage bo barifuza ko uyu mutandiboyi yatabwa muri yombi akaryozwa ibyo byaha yakoreye uwo muturage, ngo kuko niyo yari kuba ari igisambo ngo nta bushobozi yari afite bwo kumwihanira ngo cyangwa bwo kwica umuntu kugeza amukomerekeje bigeze hariya. Ngo na n'ubu rero ngo barifuza ko uyu mutandiboyi nawe yaryozwa ayo mahano yakoze. Reka tugomeze tubashimire. Iyi ni KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mugire umunsi mwiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.